kandi Imana niyo yishubije izina ryayo risingizwe. Amina. Imana rero yaduhaye Emmanuel na Simon Pierre, none Imana irabishubije, nta kundi byagenda. Twemere bagende basange Imana, tuvuga nka Yobu tuti Nyagasani wari warabaduhaye, none urabishubije, izina ryawe risingizwe. Ya mutagatifu mubyeyi w'Imana, uraje dusabira tw'abanyabyaha kuri ubu igihe tuzapfira. Amina. Uramutse Mariya wuzuye n'Imana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyara asingizwe. Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana, uraje dusabira tw'abanyabyaha kuri ubu igihe tuzapfira. Oh
muhango wo kubasezeraho. Isomo ryo mu ibaruwa Pawulo Mutagatifu intumwa yandikiye Abanyaroma mu mutwe wa 14 umurongo wa 7 kugera ku murongo wa 9. Koko rero nta n'umwe muri twe ubereyeho we ubwe, kandi nta n'umwe upfira ubwe. Niba turiho tubereyeho Nyagasani, niba kandi dupfuye dupfira Nyagasani. Twabaho twapfa turaba Nyagasani. Koko rero nicyo cyatumye Kristo apfa akazuka, kwari ukugira ngo abe ari ugenga abapfuye n'abazima. Ijambo ry'Imana. Bavandimwe, Yesu Kristo yatsinze urupfu. Urupfu nta bubasha rudufiteho, nubwo ibyago nk'ibi ngibi bidutera agahinda, tukababara, tugashavura, tugacika umugongo, ariko tuzi yuko Imana idukunda, kandi tuzi yuko utashye asanga Nyagasani. Nyagasani we mugenga ubuzima, kandi Nyagasani uvuga ijambo rya nyuma, maze abahamagaye bakamusanga. Twiringiye Imana, twabasezera tubaragiza Imana. Turavuga nka Yobu. Ngo Yobu byose bimaze kumushiraho, abana bamushizeho, ibitungo n'ibindi byose byamushizeho, Yobu ntabwo yavumye Imana. Yabwiye Imana isengesho rikomeye, ijambo rikomeye, natwe ubu ngubu dukwiye kubwira Imana. Rero na Nyagasani komeza kutubwira mu magambo akomeye, atubwira ati ndagiye nsubiye mu ijuru, ngiye kubategurira imyanya. Umwanya rero Nyagasani yateguriye abavandimwe bacu Emmanuel na Simon Pierre, tumusabe kugira ngo abakire maze baruhukire iruhande rwe. Aho ni hahandi hataba amarira, hataba urupfu, hataba indwara, hataba ibyago, ahubwo abahari bahora barangamiye Imana, basingiza Imana ubuziraherezo. Kubaturira isengesho bifatanyije nyine n'ababyeyi babo, bakunda umubyeyi Bikira Mariya. Uyu muryango ukunda umubyeyi Bikira Mariya, reka tubavugire cyane, tunazirikana uburyo umubyeyi Bikira Mariya yakiye umurambo w'umwana we mu biganza bye, hanyuma ngo uko ijambo ry'Imana ritubwira, yiringiye Imana yonyine maze arakomera. Maze umubyeyi Bikira Mariya adutakambire, atwigishe kwihangana, maze Nyagasani abidushoboze. Ndakuramutsa Mariya, Bikira Mariya Nyirimpuhwe, dusabe. Akira Nyagasani Mana yacu aba bana bawe Emmanuel na Simon Pierre, washatse ko bakwitaba ukabakura muri iyi si ubajyana iwawe. Babohore ingoyi y'icyaha, ubahe ihirwe ridashira, maze urumuri rw'iteka rubamurikire. Igihe cyo kuzuka bazabone umwana wawe mu ikuzo ry'abatoni n'abatagatifu. Tubigusabye bwa Yesu Kristo umwana wacu. Yeah.
wicuze niteguye kubakira kuko ni buryo bwa data naho kandi tuzabana impumure ntumwa zanjye impumure umwanzi naramutsinze zimujyanira nkuru nziza abazemera barahirwa nimwishime mushira ubwoba mwemere nimugendere kure yanjye munyegere mbakize umwanzi uharakereye kubatsemba nimumure ntumwa zanjye mumure dore umwanzi naramutsinze nimujyanira nkuru nziza abazemera barahirwa ndashaka kwiturira mu rukundo rwawe nyagasani yesu ndagukunda niryo ryawe buri gihe nigusazi wanjye tubane nzibera mu mahoro maze nture mu rukundo rwawe ndashaka kwiturira mu rukundo rwawe nyagasani yesu ndagukunda niryo ruzaza gutwiranire mukunzi wawe wowe muvunyi wakwirukira nawe uzagusanga ngumwime imbaraga nzahora mutabazi iteka buhoro
Kugira ngo dusangane Nyagasani mu kirere bityo tuzabane
Aba bavandimwe bacu rero duherekeje
ijambo rikomeye ndetse n'ubuhamya bw'ababyeyi